bazi kuri video yaba yaratambutse abantu bakayumva nabi bakumva ko ndimo mvuga ngo njyewe abantu bambabarire ndetse umutima wari wo wose wakomeretse ndifuza kusaba imbabazi nk'umukristo Imana yo mwijuru imbabarire ndetse onakomerekeje wese ambabarire aboko kugira ngo mvi nyuma ahubwo ninjire mu muryango wivuga butumwa uko Imana yari irimpaye ariko nta muntu nari nshatse kuba nakomeretse ndi hano rero ngira ngo nisegure kuri buri munyarwanda wese urangi rero yatambutse mu minsi yashize abantu ntabwo twumva ibintu kimwe twese ariko kera hashize amen haleluya kera h'umuntu haba ari habi ariko turashimira Yesu ko agira imbabazi kandi akagira urukundo rwo kubabarira umuntu wose ndirimo y'Imana dufatanye ndabizi neza Imana yankuye hari ntitume ngwayo ntitume mfirayo ifite ubushobozi ndetse n'imbaraga zihagije zo gukora iby'ubutwari mu buzima bwanjye ndetse no mu buzima bw'abandi izi mbabazi sabye rero hanjye nk'umuntu w'Imana wari uri mucika satani naje imbere mbese naje imbere y'abantu cyangwa se imbere yanyu ndimo mvuga nti Uwiteka ashimwe ko yampinduye icyari Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze yacyo mwese turabifuriza kugubwa neza imigisha Imana itanga ibane namwe ibihe byose hanyuma nkuko mubibona turi kumwe n'umushyitsi ntabwo twari duherukanye reka musabe kugira ngo abasuhuze uraho neza muraho neza ndabasuhuje bene data inshuti zitandukanye hirya no hino ku isi ndabasuhuje nimugira amahoro y'Imana Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe amakuru yawe se amakuru ni meza tumeze neza turi mu mwuka wera w'Imana yego turashima Kristo kandi uyu munsi turi kuri 21 yego turi ku itariki 21 meze neza ntabwo nafunzwe nkuko nabonye ibinyamakuru ibyandika yego nta nubwo nagonzwe n'imodoka nkuko nabonye bisohoka yego ngewe meze neza ndashima Imana ahubwo hari ukuntu buriya abanyamakuru mubona umuntu acecetse yego mukagira ngo yapfuye cyangwa yagiye ahandi hantu nta handi nagiye rero ahubwo narindi gusenga maze iminsi igera muri 3 muri murya
niho narindi Mu karere ka Rusizi. kuganira n'Imana mu karere ka Rusizi. Yego. nizere ko hari amakuru mashyashya utuzaniye atangwa nijoro. Amakuru yo ni menshi arahari aturuka ku Mana. Urakoze cyane, reka ngusabe kugira ngo wivuge amazina yawe nurangiza usenge Imana. Murakoze, nitwa Pasiteri Hategekimana Emmanuel habura gato Yesu arakora. Yego. Ntabwo ndi umushyitsi hano ku Mana irahari cyangwa se kuri Moriya TV. Ntabwo ndi umushyitsi, ndi umusangwa, dusanzwe tuganira murabimenyereye. Rero reka dushime Imana yongeye kuduhuriza kuri uyu murongo. Mana data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro ni icyawe kuko ari wowe urenze iby'abandi bantu bose bavuga. Uri hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu, uri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, uri hejuru y'imbaraga za Satani ndetse n'urupfu. Uri Imana isumba byose, wahanitse ikirere udakoresheje amaboko y'abana b'abantu. Byose bigaragaza kwera kwawe ndetse n'icyubahiro cyawe. Uyu munsi umugaragu wawe nongeye guca bugufi, nshima izina ryawe ndetse nguhimbaza kubera ko warandinze urinda ubuzima bwanjye ndetse urinda na bene data duhuriye hano kuri kamera. Ndakwinginze mwami kugira ngo ushyirwe hejuru. Rero ibiganiro tugiye kugirana hano cyane ko biri mu mwuka wawe nk'uko wabimbwiye, ndasenze kugira ngo ubiyobore kandi umunota ku wundi twumve umwuka w'Imana mu matwi yacu. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru kuko uri umwami. Amen. Urakoze cyane, izina ry'Uwiteka Imana rishyirwe hejuru kuko niwe mwami wacu. Yego, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Bakunzi bacu turabakunda kandi tubashimira ko mwashyize urushinge ahangaha. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma mukozi w'Imana, nk'uko wabimbwiye turakora ikiganiro gisa naho gifite ibice bibiri cyangwa se kontenti ebyiri. Ndagira ngo wowe udukurikiye utege amatwi wumve neza. Nabonye hari abantu bihutira kuvuga batabanjije kumva ndetse bakihutira kwandika komenti zitari nziza batabanje kubaza ubwenge cyangwa se umwuka wera ukorera muri bo. Ngaho nyemerera ubanze udusangize ku butumwa kuko nabonye ko uvuye mu mavuta, umaze iminsi uri mu mavuta nk'uko bivuze, ariko reka ngusabe ubanze udusangize twumve uko ijuru riri guhumeka, twumve ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Uyu munsi ndibanda ku ijambo ry'Imana. Yego. Ariko kandi hari n'ibyo umwuka yampaye kuvuga. Yego, turabivuga. Nshaka ko turaza kuvugaho. Dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani kimwe mu bitabo bitatu Salomo yanditse cyitwa Imigani, ibice 16 umurongo wa 7. Ibice 16 umurongo wa 7 hari ijambo rivuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Amen. Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana numvise umwuka ashyize ku mutima wanjye kugira ngo nganire nawe, wowe mugabo, mugore se, mukobwa cyangwa se musore unkurikiye. Yesu nashimwe. Muri byose nta kindi gihesha gukiranuka usibye amaraso ya Yesu, usibye kozwa n'amaraso ya Kristo. Nta kindi gihesha ubugingo usibye kwibira mu kidendezi cy'amaraso ya Kristo. Nta kindi gihesha umuntu ubuzima uretse kuba muri Kristo Yesu, kubera ko ibyo twiringira byose bizashiraho. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo isi izashiraho
ndetse n'ijuru rishireho, ariko uwizeye Imana akizera ko ivuga ikanasohoza, uyu nguyu ntabwo azapfa urupfu nk'urwo abandi bantu bose bazapfa. Haleluya. Amen. Ahubwo ari kumwe n'Imana ndetse n'umwuka w'Imana ugendera muri we, azamutumbagiza amurenza ibicu. Byaba bimaze iki gutunga iby'isi ariko ukabura ubugingo? Byaba bimaze iki kubaka urugo ariko ukabura ubugingo? Byaba bimaze iki gutwara imodoka nziza ariko ukabura ubugingo? Byaba bimaze iki kwitwa izina nakwitwa Pelastifo ariko nkabura ubugingo? Pawulo yaravuze ngo ibyari indamuye yabihinduye igihombo. Igiki? Igihombo. Kubwo gukurikira Kristo Yesu hari ibyo tureka. Kubwo gukurikira Kristo Yesu hari ibyo tutitaho. Kubwo gukurikira Kristo Yesu hari ibyo amaso yacu adasubira inyuma kureba, ahubwo tugahanga amaso tuzajya. Haleluya. Pelastifo era, tugahanga amaso tugiye kugera, kandi aho turi kuva ni habi ariko aho turi kujya ni heza. Pelastifo, aho turi kujya ni mu mwuka, aho turi kujya ni mu iterambere, aho turi kujya ni mu butunzi, aho turi kujya ni mu mwijuru. Haleluya. Aho turi kujya ni mu ijuru, kandi mu ijuru nta mibabaro, kandi mu ijuru nta ntambara, kandi mu ijuru nta kurira, kandi mu ijuru nta gusuhuza umutima. Haleluya. Abagezeyo barahiriwe. Pelastifo era, barahiriwe. Abagezeyo bategereje n'abandi. Nimba ushaka kujyayo nawe niwihane, nimba ushaka kujyayo nawe niwegerane n'Uwiteka. Arahari kugira ngo akomore inguma watewe n'isi, watewe n'ibya, watewe n'ubuzima, watewe na kamere, watewe n'indoto wagize zitari nziza, watewe n'ubutaka bubi wavukiyemo. Arahari Kristo kugira ngo akomore. Uwambabariye yakubabarira, uwangiriye neza yakugirira neza, uwanyujuje umwuka wera Pelastifo era yakugirira neza. Imana iduhana umugisha. Pelastifo era, iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, hatuma n'abanzi buzura nawe. Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, hatuma ibiguhiga bitagufata, hatuma bikurwanya bitagufata, hatuma intambara zitagutsinda. Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka. Ndifuriza umuntu wese uneza amatwi ko imigenzereze yanezeza Uwiteka. Hanyuma si ngombwa kurwana n'abanzi, si ngombwa kubahagurukira nawe, si ngombwa ko nawe wisobanura. Pelastifo era, ahubwo imigenzereze yawe terasinima ninezeza Uwiteka. Haleluya. Ibiguhiga uzabishaka ubibure, ibikurwanya uzabishaka ubibure. Ndagira ngo rero bene data, nimuze duhaguruke dukorere Imana, muze duhaguruke tubane n'Uwiteka. Kandi Uwiteka arahari kugira ngo yomore ibikomere umutima wawe, arahari kugira ngo akubabarire, arahari kugira ngo aguhindurire amateka ube icyaremwe gishya. Imana iduhana umugisha. Pelastifo era, Imana y'amahoro iduhana umugisha. Bene data loya, ndi imbere y'Imana ndetse ndi n'imbere y'abantu bayo, nejejwe n'iki kiganiro. Niyo mpamvu mbanje gusoma ijambo ry'Imana. Nejejwe n'uyu mwanya Uwiteka Imana aduteretsemo, kuko gusenga bihindura imigambi yose ya dayimoni, kuko gusenga bikiza umubabaro w'Iteka, ukambara imbaraga ziturutse ku Mana.
haleluya. Mu masengesho mazemo iminsi uwiteka imana yaransuye, uwiteka imana yarangendereye. Mfasha aho uri turambura amaboko duhereze data icyubahiro yuko ajya agenderera abantu be, haleluya. Perasi era imana yarangendereye, kandi imana ntabwo yangendereye imbwira nabi, ahubwo imana yangendereye imbwira neza ndetse n'ijwi rituje, haleluya. Bene data, ndi hano nkanjye ubwanjye, ndi hano nka Hategekimana Emmanuel, ndi hano nka pasitoro, ndi hano nk'umukozi w'Imana. Ntabwo ndi hano nk'umuntu uhangana, ntabwo ndi hano nk'umuntu uterana amabuye, ntabwo ndi hano nk'umuntu ushaka kwizerwa n'abantu, ahubwo ndi hano ushaka kwizera Imana ndetse iby'Imana yanyijeje nkabyizeza n'abandi. Imana iduhana umugisha. Hari video yanjye yatambutse mu minsi yashize, ndimo ntanga ubuhamya. Ubundi isi dutuyemo ntabwo twese twumva ibintu kimwe. Urabona umuntu iyo arimo yirukanka, arimo acika, n'urugero nk'igisambo kirimo gicika abantu, cyangwa se umuntu arimo ahunga. Iyo ahunga aba afite igihunga, haleluya, aba afite igihunga. Kandi iyo ufite igihunga hari ntabwo aho ugiye kumanukira, si ngombwa ngo ubanze kuhareba, ahubwo uravuga ati uko byagenda kose napfa nakira simbizi, aho kugira ngo nicwe n'ibiri inyuma, ahubwo nakwicwa n'ibiri imbere. Niyo mpamvu Mose yafashe icyemezo, haleluya, aravuga ngo tuzagenda tuve muri Egiputa tugende tujye i Kanani. Kandi abwira Farawo, aramubwira ngo n'inzara zacu ntabwo tuzazisiga mu gihugu cy'iwanyu, haleluya. Hari video yanjye rero yatambutse mu minsi yashize. Abantu ntabwo twumva ibintu kimwe twese, ariko kera hashize, amen, haleluya, kera h'umuntu haba ari habi, ariko turashimira Yesu ko agira imbabazi kandi akagira urukundo rwo kubabarira umuntu wose. Ndi hano nk'umuntu wababariwe n'Imana, ndi hano nk'umuntu wasizwe amavuta n'Imana. Ntabwo ndi Satani, nta nubwo ndi umukozi we, ahubwo ndi umwana w'Imana. Niyo mpamvu mbanje gusoma rino jambo nk'umwana w'Imana. Bene data, ndagira ngo mvuge kuri iki kintu. Ngewe natanze ubuhamya bw'ibyambayeho, ariko abandi bantu babifata uko bitari, babihimba amazina, babifata ko ndi Satani, babifata ko ndi kwamamaza ubutumwa bwa Satani, babifata ko ndi kwamamaza ndi gushinyagura, babifata ko ndimo nkomeretsa abantu. Ariko ndagira ngo ndi imbere y'isi ndetse ndi n'imbere y'Imana nk'umukozi w'Imana umaze iminsi usenga, ndagira ngo usobanure kino kintu. Muri ibyo byose isi nyita ntabwo ari byo nitwa, ahubwo ndi umukristo, haleluya, ahubwo ndi umukristo wahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza. Ikintu cyiza kibabaza, kikababaza n'Imana, nuko abantu bashaka kubyuka mu gitondo bakaba bavuga butumwa, ariko batabanza kugaragaza aho bari bari, kugira ngo abantu ivuga butumwa bakora rigire n'ibimenyetso. Ariko nkanjye nk'umuntu w'Imana wari uri mucika Satani, naje imbere, mbese naje imbere y'abantu cyangwa se imbere yanyu, ndimo mvuga nti Uwiteka ashimwe ko yampinduye icyaremwe gishya. Ndavuga ngo mbere nari uyu, ariko uyu munsi ndi uyu nguyu. Hanyuma hari video abantu bakasemo y'amasegonda 19, bayikwiragiza ku ma TikTok ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hanyuma yumvikanagamo ko ndimo mvuga uburyo nakoranaga n'imbaraga z'umwijima, ariko buriya buhamya nari ndi gutambutsa, cyane ko nashaka no kubugarukaho cyane, ahubwo nshaka ko gukora ivugabutumwa nk'uko Imana yari impamagariye, nshaka kwamamaza Kristo nk'uko Imana yabimpamagariye. Ibyo navuze narabivuze,
ibyo natambukije narabitambukije, hanyuma uyu munsi ndi icyaremwe gishya. Nshatse kuvuga iki rero, muri iyi si turimo, iyo umuntu arimo yirukanka, hari ibintu byinshi avuga n'igihunga, hari ibintu byinshi ashobora kuvuga, kuko umuntu twese ntabwo twumva ibintu kimwe. Nashakaga kuvuga ku mbaraga z'abadayimoni zikorera munsi y'umwijima abantu batazi. Ndimo nsobanura, ndimo mbwira abakristo, kuko ntabwo naje kuri kamera kugira ngo ngumure abantu ngo bo gusubira mu matorero. Ntabwo naje kuri kamera kugira ngo ngumura ngire umuntu uwo ari we wese nkomeretsa, ahubwo naje nk'umuntu uri muhunga Satani. Ahubwo ikibazo nagize, nabuze abanyakira, nabuze abanyakira, nabuze abakristo, nabuze abantu bamfata amaboko bambwira ati mwene data, haleluya, ubwo uvuye habi, natwe uwo urwanya niwe turi kurwanya. Ndababura rero ngo bamfate amaboko kugira ngo mve inyuma, ahubwo ninjire mu muryango w'ivugabutumwa nk'uko Imana yari irimpaye. Ariko nta muntu n'umwe nari nshatse kuba nakomeretsa. Ndi hano rero ngira ngo nisegure kuri buri munyarwanda wese, cyangwa se nisegure ku muryango wa Pastor. Sore gato, wihangane ko nkuvugiyemo. Urisegura cyangwa uri gusaba imbabazi? Okay, ndi gusaba imbabazi kuri video yaba yaratambutse, abantu bakayumva nabi, bakumva ko ndimo mvuga ngo njyewe, abantu bambabarire, ndetse umutima wari wo wose wakomeretse. Ndifuza kusaba imbabazi nk'umukristo. Imana yo mu ijuru imbabarire, ndetse unakomerekeje wese ambabarire, kuko ubuhamya natangaga n'ubwo ibyambayeho, ariko ntabwo nashakaga kugira umuntu uwo ari we wese nkomeretsa. By'umwihariko mama Asiya, mubyeyi wacu ugira impuhwe ndetse n'imbabazi, nubona iyi video umbabarire, kuko ntabwo naringamije kuba hari ikintu kibi navuga, ahubwo nk'uko mubizi cyangwa se nawe nk'uko abizi nk'umukristo, nashakaga kumvikanisha ko kera nari mubi, ariko Uwiteka yangiriye imbabazi. Hanyuma mbivugamo nabi, nshyiramo ngo njyewe, ariko ambabarire rwose, ndetse n'abanyarwanda n'umuryango w'inzawuke wose ndawusaba imbabazi. Umbabarire kuko ubuhamya bwanjye ntabwo bushingiye ku wundi muntu, ahubwo bushingiye kuri jyewe bwite. Mu by'ukuri rero wakomeretse uwo ari we wese, ndetse na mama Asiya nawe ambabarire ku nsoho y'iyi video, kugira ngo nawe aho yakomeretse hose bitewe n'amagambo navugiye muri iriya video ambabarire, kuko ubuhamya cyangwa se ivugabutumwa nshaka gukora, nta muntu nshaka gukomeretsa, nta n'uwo nshaka kuba nabogamizaho ubutumwa kugira ngo bwumvikane, ahubwo ndi kuvuga aho Yesu yankuye. Rero mwese aho nacumuye naho nakoze ikosa, nkabivuga mu buryo butari bwo, cyane ko nabivugaga mu buryo bw'umwijima, ari bwo buryo bwabagaho bw'umwijima. Ntabwo nabivugaga nkanjye Manuel, kubera ko hari abantu babifashe nabi, ariko ntabwo jyewe ndi umwicanyi, nta nubwo ndi umutwazi w'imodoka, ntabwo ndi umutwazi w'imodoka ngo mbe naragize uruhare mu byabaye ku muvandimwe, ndetse nanjye ubwanjye nakundaga aho ari hose. Imana yo mu ijuru ikomeze kumutuza mu bwami bwayo, ikomeze kumutuza aheza, kandi uwera wa Isiraheli ushobora byose ndabizi neza ko ntabwo ashobora kureka abantu be. Rero
mu by'ukuri ndetse n'umuryango wanjye ho aba waranyumvise hose bikawukomeretsa, Uwiteka ambabarire ndetse nabo bambabarire. Manuel narahindutse, ndi umukozi w'Imana kandi ndifuza gukorera Imana ndetse nkanagera kure. Uwiteka rero anshoboze kugira ngo nzabigereho. Hanyuma ubwo mumaze kumbabarira ndetse mumaze kumva ko atarige, ahubwo mu isi hari imbaraga nyinshi z'abadayimoni zikora, kandi Satani ntabwo uzamubona agenda mu muhanda, ahubwo Satani agaragarira mu bantu. Rero ntabwo narishatse kuvuga nkanjye ku giti cyanjye, ahubwo dukirana n'abatambaye inyama n'amaraso n'imyuka mibi igera ahantu hose ho mu ijuru ndetse no mu kirere, ahantu hose irahagera. Mu by'ukuri rero Uwiteka Imana ishobora byose abane natwe imirimo y'Imana, dufatanye. Ndabizi neza Imana yankuye hariya ntitume ngwayo, ntitume mfirayo. Ifite ubushobozi ndetse n'imbaraga zihagije zo gukora iby'ubutwari mu buzima bwanjye ndetse no mu buzima bw'abandi. Izi mbabazi nsabye rero ntabwo ari ugusobanura ko ibyo navugaga bitari bishingiye kuri jye, ahubwo nsohoye iyi video kugira ngo ubuhamya bwanjye mbukuremo umuntu uwo ari we wese, yaba uwigendeye mu isi wacu cyangwa se n'undi muntu wese uhari. Ahubwo ndavuga ubutumwa ndetse n'ubuhamya, ndaburira n'abantu kugira ngo bamenye ko imbaraga z'umwijima zikora, bamenye ko imbaraga za Satani zikora. Nibarangiza bahaguruke bafatanye nanjye, twamamaze ivugabutumwa, twamamaze ubutumwa bwiza. Kandi nta banga na rimwe nshaka kugumiza mu mutima rya Satani, kuko nta sezerano ngifitanye nawe, ahubwo ndi icyaremwe gishya, ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana, ndi muri Kristo Yesu, ndi icyaremwe gishya. Rero mu by'ukuri bene data, nta banga na rimwe Satani nzamubikira, ahubwo urugendo ndarukomeje rwo gukorera Imana, urugendo ndarukomeje rwo guhagarara ngashikama nkavugaho Imana yankuye, bidashingiye ku wundi muntu. Abantu banyumve neza, nta wundi muntu uzagaruka mu kanwa kanjye ndi kuvuga ngo uyu nguyu, ahubwo ivugabutumwa ryanjye cyangwa se ubuhamya bwanjye yenda nzanabwandika cyangwa se nzanareba n'ahandi hantu mbushyira, ariko mumenye ko imbaraga z'umwijima zirakora kandi zirakora cyane. Nimuze rero ducike Satani, tumuhunge, tumurwanye, nawe azaduhunga. Muhaguruke dukorere Imana neza, tujye mu bihe, tujye kwiyiriza, tubane n'Uwiteka. Kandi ndabizi neza rwose pe, uko Imana izanshoboza nzajya ngenda ndushaho kugenda shyira ibimenyetso bitandukanye byerekana ko Satani arimo akorera mu isi nk'umuntu wabibonye. Kandi ndabizi ko Imana izamfasha, na bene data aho bari batandukanye bansengera, bakomeza kubana nanjye mu buryo bw'amasengesho, bakomeze kunsengera. Ndabizi neza ko Uwiteka azabishoboza kandi bigakunda. Imana ibaha umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Nejejwe namwe, kandi nejejwe n'urukundo ruri mu Banyarwanda, n'urukundo ruri mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi. Bumvise iyi video bakareka kunciraho iteka, ahubwo bakamfasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Nyuma y'iyi video tuzasohora n'izindi zitandukanye zisenyera Satani, zirukana ubwami bw'umwijima mu bantu, zikura abantu mu rujijo, be kwiruka inyuma y'ibidafite umumaro, ahubwo basenga Imana barindiriye amasezerano. Imana izayasohoza, kandi Imana izakora iby'umumaro ndetse n'iby'ubutware. Imana ibaha umugisha rero,
kandi Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Buri muntu wese aho ari ndamusaba kuko gukizwa ntabwo ari agahato. Ndamusaba gusenga, ndamusaba gukizwa, ndamusaba kwegerana n'Imana, kuko Satani wamfasha akanzirika nawe yagufata bigakunda. Ariko nuba muri ya mahame atatu navuze, muri Data, Mwana n'Umwuka Wera, uzarushaho gutsinda Satani mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana ibagirire neza, ibiteho, irusheho ndetse no kubambika imbaraga abantu bose mwifuza kubana n'Imana no kuba mu mwuka w'Imana. Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Ikindi ntabura kuvugaho, sishaka ivugabutumwa ryanjye ubundi nta muntu n'umwe nshaka kubogamira. Umuntu ushaka kuvuga ubutumwa aze nawe avugaho Yesu yamukuye, ni karibu. Ariko abanyamakuru ndetse n'abantu batandukanye baza biyitirira umuryango wanjye, baza biyitirira ko twashakanye, abo bose ndabasabye nimureke duhana amahoro ya Kristo. Nimba ushaka kwamamaza ivugabutumwa, wamamaza ivugabutumwa ntacyo bitwaye, ariko were kunyiyitirira, were kwiyitirira ngo twarabanye, were kwiyitirira ngo tubana mu gipangu, were kwiyitirira ngo uri umugore wanjye, were kwiyitirira mushiki wanjye. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Murimo ahubwo murakuza ubwami bwa Satani, kandi njyewe ndimo ndasenya ubwami bwa Satani. Mureke nimba mwarakijijwe mugasogongera ku Mwuka Wera, mureke kurwanya umwuka w'Imana, ahubwo dufatanye turwanye Satani nawe azaduhunga. Rero ndetse n'abanyamakuru namwe nimugerageze, nyine nicyo mushinzwe. Iyo mwumvise inkuru murayizamura, nicyo mushinzwe, ariko nimugerageze. Abantu munyandikaho amakuru ngo nafunzwe, abantu munyandikaho amakuru ngo nafunzwe. Gufungwa birashoboka ko byaba cyangwa se ntibinabi, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo arabizi ko ubutumwa ndi gutambutsa cyangwa ubuhamya ndi gutambutsa ntabwo ari ubwanjye, nta nubwo ari n'ubw'undi muntu, ahubwo ntabwo ari ubw'undi muntu, ahubwo n'ubwanjye ku giti cyanjye. Bishatse kuvuga ngo rero Imana igomba kundwanirira kandi ikandinda. Nkura abantu mu rujijo rero, ntabwo nafunzwe, ndi hanze, ndi muzima, ndacyakorera Imana, ndacyakorera Imana. Abanyamakuru nimugerageze rero mwo kunyandikaho ibinyamakuru ngo nafunzwe, ngo nakoze impanuka ndapfa. Murimo murabeshya Abanyarwanda, murimo murabeshya itorero ry'Imana, kandi ntabwo ari byiza. Uko nguko nukuguma guhungabanya imitima y'abantu, hubwo ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Rero ndi muzima, meze neza, kandi mpari nk'umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo, mpari nk'umuntu wahindutse, mpari nk'umuntu utwaye intwaro zose z'Imana kugira ngo neshe Satani ndetse n'abadayimoni. Nimuze mumfashe rero kugira ngo twirukane Satani, ahubwo twegereze Uwiteka. Uwiteka azadutabara muri byose, Uwiteka azatugirira neza. Imana ibaha umugisha rero kandi irushaho kubagirira neza. Ntabwo nafunzwe. Iyo nza kuba narafunzwe cyangwa by'umwihariko nta n'urwego rurampamagara, nta rwego rurampamagara, ahubwo ngiye nagiye gusenga nk'uko nabivuze. Uwiteka Imana anyemeza kuza ngakora ino video, ngasaba imbabazi umuntu wese naba narakomerekeje, kuko ndi gushaka kujya mu ijuru, ntabwo ndi gushaka gutinda mu isi, kuko mu isi y'umwijima nta cyiza gihari. Rero ntabwo nzapfa Manweri, ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo y'Uwiteka ikomeye itangaje yakoreye ubuzima bwanjye. Kandi mbonereho n'iki ngiki nacyo nkivuge, abanyamakuru mugenda mukajya gufata amakuru atariyo, mukajya gufotora, ibyo bintu nabyo ntabwo ari byo. Ahubwo hari uburyo twakoreramo Imana neza, Imana ikaduha viyuze. Hari uburyo twahindura
tugakorera Imana neza, tukavuga Imana igatanga views. Rero ayo mafoto yose ntabwo ariyo, aho ngaho ntabwo ariho ntuye. Ntuye mu karere ka Kamonyi nk'uko nabivuze, ntuye mu karere ka Kamonyi nk'uko nabisobanuye. Rero kandi abantu bagiye kuri video nakoze nambaye umupira w'umweru ukuntu, aho hantu narindi niho nasoreye video. Rero hatandukanye n'aho abantu bagiye gufotora ngo niho hitwa iwanjye. Rero Imana ibababarire, nanjye narabababariye. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Nimuze twamamaze Uwiteka azadutabara. Reka nsoreza muri Zaburi. Nsoreza muri Zaburi igice cya mbere, umurongo wa mbere. Hari ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana iduhana umugisha. Amen. Kandi Imana ibagirire neza. Bene data, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira, akaba ariyo yishimira. Terasi arabira stifo, akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Uyu nguyu azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ibibabi byacyo ntago byuma, ahubwo azahora atemba itoto muri Kristo Yesu. Kuko bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho na ritoya, ahubwo bazahora batoha. Abari muri Kristo Yesu nubwo baba bigaragara badafite imodoka mu muhanda, ariko muri bo babitse ubutunzi. Terasi babitse ubutunzi bwahishwe abanyabyaha, bugahishurirwa abana b'Imana. Kandi ubu butunzi ntabwo busaza. Iby'isi birasaza, ariko ibyo mu ijuru ntabwo bisaza. Bishatse kuvuga ngo bene data, mwo gukurikiza imigambi y'ababi. Ubundi ukuri kumwe mu binyoma byinshi biragoye ko ukuri kwakumvikana, ariko nimuhaguruka tukarwanya Satani, azahunga ubwoko bw'Imana, azahunga abana b'Imana, azahunga abantu basezeranijwe, azahunga abantu batoranijwe n'Imana. Haleluya! Ahubwo Satani agende, ibinyoma bye bigende, intambara ze zigende mu matorero, intambara ze zigende ahantu henshi hatandukanye, mu bavugabutumwa ndetse n'ahandi. Haleluya! Ahubwo hasigare ubwami bw'Imana, azakomeza kubwamamaza. Haleluya! Kandi azakomeza gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uwera wa Isiraheli azomora imitima y'abantu. Haleluya! Bene data mwebwe mukomeza kumbwira ati turabizi, ibingibi turabizi, muze duhaguruke dufatanye amasengesho. Kandi Uwiteka azarushaho gukora ibyiza, azarushaho gukora imirimo n'ibitangaza mu bantu be. Imana ibahe umugisha rero kandi bagirire neza. Umukobwa udakurikiza imigambi y'ababi azahabwa ingororano z'Imana, azahabwa amasezerano y'Imana. Umugabo udakurikiza imigambi y'ababi azahabwa amasezerano n'Imana. Umusore udakurikiza imigambi y'ababi azahabwa amasezerano n'Imana. Umuntu wese, umubyeyi udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, akaba ariyo yibwira. Haleluya! 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 Akaba ariyo yishimira. Azahabwa ingororano, azahabwa amakamba, azahabwa ibyiza. Azagirirwa neza. Haleluya! Agahuru ka Satani gashe, inama ze zishe,
ubumenyi bwe bushye mu izina rya Yesu hagaragara ubwami bw'Imana. Reka dusenga Imana kandi bene data dufatanye gusenga Imana. Uwiteka Imana yo mu ijuru azakora imirimo n'ibitangaza. Ubuzima bwawe buzakira impinduka. Ibimenyetso bya Satani byaba byarakugezeho ibyo ngibyo bizapfa ubusa, ahubwo uwera wa Isiraheli azakora iby'umumaro ndetse n'iby'ubutwari niwegera Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana iri hejuru y'amashuru, nciye bugufi Imana, nakiriye imbabazi zawe, nakiriye imbabazi zawe mpawe na bene data mu izina rya Yesu. Haleluya. Uhereye none reka ugende wamamaza ubutumwa bwiza mu bantu mu izina rya Yesu Kristo, kandi byambayeho bikankomeretsa, bikandindiza mu ivugabutumwa, bikandindiza mu iterambere ry'umwuka wera. Haratipe ntibizongere kugira uwo bigeraho. Iryo ni ryo shaka afite mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo abantu bose bahagurukira kumva Imana mu ngo zabo, bahagurukira kumva Imana ahantu hose bari. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Urakoze kuko uri uwera w'amahoro. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kuje kubana natwe, kandi urakoze Mwana ko hari bene data batandukanye ko uyu muryango wakiriye ihumure riturutse ku Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Mwami Yesu, kandi ndasenze kugira ngo wururuke ukora ikidasanzwe. Haleluya. Mu izina rya Yesu, mu isi y'umwuka wera w'Imana hakoreka ivugabutumwa ridasanzwe ritari rimenyerewe, bimenyekana kuri Imana. Iyi myuka y'abadayimoni yari yarangiza imbata mu izina rya Yesu bikongera kugirana umuntu n'umwe icyo shomera. Ubuhamya bubera isomo abandi mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana yampamagaye ryaminduye icyaremwe gishya. Mana rikomeze kuganza none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana ikugirire neza, Imana iguhe imbabazi, kandi nkuko yagiye bigarukaho Banyarwanda kandi Banyarwandakazi ba Kristo, by'umwihariko itorero rya ADEPR, umuryango w'inzahuke wose, ndetse n'amapasiteri n'abana, yavuze ati nyaboneka mugire impuhwe n'imbabazi, mutange imbabazi. Kandi tuzi ko muri abatunzi b'imbabazi ntaho mujya kuzisaba, cyane ko twese twamenye Imana. Bityo rero waba yaragize uko iyi video yatambutse yamukomerekeje, hari n'abampamagaye bavuga ati kiriya gitangazamakuru twakirakariye. Nanjye mu mbabarire, twariho twamamaza ubutumwa bwiza ariko mu buryo bw'ubuhamya yaratambukije, twumva ko buri bufashe benshi. Ntabwo twari tuzi ko buriya buhamya buza gukomeretsa abantu benshi. Mutubabarire rero, gukosa twarakosheje, ariko nyamuneka duce bugufi, dukubisa amavi hasi y'umubiri ndetse n'ay'umutima, dutakamba ngo igihugu cyose kitubabarire. Murakoze cyane. Hanyuma umukozi w'Imana, umaze gusaba imbabazi, kandi usobanuye ko ari Imana yakwemeje, atari umuntu wabigutegetse. Nibyo koko, nanjye ndabyumva. Hanyuma se abantu bo bakomeje guhamagara bavuga batari ko twebwe turashaka ko yaturangira inzira ijya hariya, natwe tugende tujye kwishakira y'ibintu. Abo bababwira iki koko? Nababwira ngo iyo nza gusanga hari icyiza kibayo, nanjye mba naragumyeyo. Ahubwo nibahindukire baze twiyegurira Imana,
uwiteka ajya atanga ibyo umuntu byose yifuza. urakoze. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 51 52 307 78 51 52 307. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment. Inkunga yawe uduhereza turayigushimira. Imana iguha umugisha.